abahakana n'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi hari amazina abiri ese karifikatifu mu kinyarwanda sinzi ko yitwa murambabarira, ariko hari ibintu bibiri mbita ni abaswa bakaba n'abagome. Ubuswa bwabo ni ubuhe? Arahakana jenoside sate, erega yarabaye, erega yaremewe, na Loni irayemera, n'amahanga arayemera, ibyo azazana byose amazina azahita nawe mbona afite ahageze, kuko burya yari yarabashywe na byinshi, yabashywe n'umuco, abaho n'amadini, bibaho biramujyana bimugira umwenegihugu hasi cyane kurusha abandi, utagira uburenganzira pe bufatika, ugomba gukubitwa bikaba nibyo, ugomba kwirukanwa mu rugo aho yari yarashatse bikaba nibyo, utagira uburenganzira bufatika koko. Ariko amategeko yaramubohoye, igisigaye kimuboshye ni wa muco n'imyumvire ye ubwe, aho waracyaboshye rwose. Hari umuntu aza mukaganira akakubwira ibibazo afite kandi koko nawe ubibona, ariko turacyari muri niko zubakwa, aracyaboshye. Icyo reka tucyemeranye, umunyarwandakazi muri rusange aracyaraboshye. Erega dukunda gukora ikosa, ntabwo bishoboka, ntabwo rero bakungahaye, hari byinshi byinshi cyane tukibuze, biri no mu by'ibanze, biri no mu by'ibanze. Icyo ntemera gusa ni biriya by'abantu baba bakabye inkuru baca ibikuba ngo abanyarwanda inzara irabishe, ngo ibiki ibintu biri aho, njyewe mba ntemera. Nta nubwo bavuga ngo abanyarwanda twese, hari abashonje bo barahari. Tubasuhuje inshuti bakunzi ba Bibiriho TV, tunabaha n'ikaze mu biganiro byacu bitandukanye. Murabizi ko dusanzwe tubaha ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi rero twifuje kuganira na Madame Ingabire M.Immaculée, ni umuyobozi wa Transparency International Rwanda, cyangwa se umuryango urwanya ruswa n'akarengane ishami ry'u Rwanda. Tubaha ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane, nanjye nishimiye kuganira namwe. Turimo kuganira kuri gahunda zo kwibohora, musanzwe muba muri gahunda zo kurwanya ruswa n'akarengane, nibyo tubazimo, ariko twifuje kugira ngo tuganire nk'inararibonye ryanyu ku kwibohora muri rusange. Abanyarwanda dutangire kuri iyo ngingo, wenda mubabona gute, baribohoye gute mu busesenguzi bwanyu, uko mwagiye mubona nk'ijisho ryanyu nk'abantu bakuru? Urakoze. Abanyarwanda baribohoye, bafite ibyo bibohoyemo byinshi pe, byinshi cyane. Icya mbere, bibohoye kugira igihugu bisangamo bose bafite uburenganzira bungana nk'abanyarwanda, ariko banibohoye mu gutanga ibitekerezo, mu kugira uruhare mu mibereho y'iki gihugu. Waruvuze kurwanya ruswa n'akarengane. Iyo wumvise aya maradiyo dufite mu Rwanda mu gitondo, abanyarwanda baba bahamagara bagaragaza ibitagenda, bagaragaza uko barenganye, bagaragaza biriya byose ni ukwibohora. Rega iyo utibohoye ntabwo utinyuka kuvuga kuriya, kuko ubivuze byakugiraho ingaruka. Baribohoye muri uko kwisanzura. Natwe iyo turebye abaza kuduha amakuru kera, hari ukuntu abanyarwanda bazaga gutanga amakuru ariko bakakubwira ngo ntumvuge izina. Ubu ntabwo bikibaho. Oya, nawe ubwo arivuga, akavuga aho atuye, yewe kugera no ku mudugudu. Rero mbona aho ngaho baribohoye. Kose baracyafite aho bakiboshye, bataribohora. Ntibaribohora ubukene, ntibaribohora ubujiji, ariko nizeye ko nabyo bizaza.
bibohora ubukene n'ubujiji ubona hakorwa iki kugira ngo iyo ntambwe igumye iterwe? ni uko wenda kovide nayo ikatuvangira, ariko ubundi kuba ntawe ubabuza kwibohora mu byo bibohoyemo, ibyo navugaga ni inzira nziza igaragaza ko n'ibindi byashoboka. Kwibohora ubukene byo birasaba ko dufatanya twese na leta n'abaturage, kuko ubukene mvuga ntabwo ari bwa bukene dukunze kubeshyera turirimba. Hari ijambo ryitwa ubukene nanga cyane, kuvuga ngo abantu barya ruswa kuko ari abakene, baba indaya kuko ari abakene, ababangavu baterwa inda nuko ari abakene. Oya, ibyo ndabyanga, ntabwo ari byo. Ubukene ntibubuze ubunyangamugayo, ni ubukene muri rusange duhuriyeho twese nk'abanyarwanda, nk'igihugu. Ubwo birasaba ko dufatanya abaturage na leta, nuko nyine na kovide yaje ikatuvangira. Ubujiji rero bwo birasaba ko inzego z'ibanze zibihagurukira, ni ukuri zikabihagurukira, zikabwira abaturage, zigakora ubukangurambaga, zikabahugura, zikanabakebura aho bitagenda neza, zikababwira ati oya, ibi bintu ni bibi. Ntabwo dusobanukirwa ubujiji mububona gute mu banyarwanda, icyo kintu bataribohoraho? Ndabubona cyane, nawe wabubona. Tuvuge nk'ubu muri iyi minsi turimo, iyo uhuye n'umuntu wambaye agapfukamunwa nabi cyangwa atanakambaye, biriya ni ubujiji, kuko nawe ntiyiyanze, sibyo? Nawe yifuzaga kubaho, ariko ntazi ko kutambara ka gapfukamunwa biri bumutere ibibazo by'ubuzima. Ukabona abantu batahanye intera, ukabona abantu bahoberana, biriya ni ubujiji buteye n'iseseme. Ukabona abantu ngo bajya muri pati, ariko iyo pati wayiretse ko nuyijyamo ukazana kovide, ejo ukajya mu bitaro. Ariko buriya abanyarwanda bajya bamenya ko dushobora twenyine ubwacu kuzishyira muri guma mu rugo, itari na guma mu rugo nka hano, iri guma mu bitaro, bikanarangira ugiye na guma irusororo. Gusa bikumariye iki? Bikumariye iki ngo hamaze amasaha 3, 4, 5 wishimye, unywa, urya, rega aho wanywera hose naho warira hose nta kibazo wahaga. Ubwo navugaga ku birebana na kovide. Nakubwiraga nti reba aba bana b'abangavu batwara inda zidateganyijwe, n'injiji n'abazibatera n'injiji, kuko ntabwo abariya bana ntabwo bazi ko bariho bashyira ubuzima bwabo mu kaga. Ntabwo bazi ko batazatera imbere na rimwe, kuko icyakabateje imbere bagihagaritse bonyine, kwari ukwiga bakagira imishinga bakabaho neza. N'abazibatera n'injiji mbi cyane, byo birimo n'ubugome, n'ubujiji burimo ubugome. Burya usibye ko n'ubugome ari ubujiji, ubundi nta muntu wakabaye umugome. Burya iyo wiyemeje kuba umugome uba uri injiji. Ese uwo mwana uriho wangiza si umwana w'u Rwanda, si umwana w'igihugu? Dore nk'ubu uri umusore mwiza, uri aho, ubuzima bwawe buri imbere yawe. Wenda uriya mwana bangije kuri iriya myaka, niwe wari kuzaba umugore wawe. Erega aho nawe agukozeho. Uriya mwana niwe wari kuzaba umugore wawe, none baramwangije, bamuteye inda, aragiye, aracupiye, abayeho nabi, agize gute? Nabyo ni ubujiji. Nubona hari umunyarwanda uhemukiye uwo ari we wese, ujye umenya ko uri injiji. Turacyakomeza kuganira kuri gahunda zo kwibohora. Hari ibyo musanzwe mutangaho ibitekerezo, ubutabera bw'u Rwanda bwo mubona bwaribohoye gute mu banyarwanda? Buriya bwaribohoye ntabwo mbihamye. Reka nkubwire impamvu ntabihamye. Simbihamya kubera imanza zimwe mbona, uburyo bazica n'uburyo baba babyitwayemo, nsanga bakiboshywe.
cyaboshywe na ruswa. Ko nivuga ruswa ujye wumva hari n'ikene wabo, hari n'ikimenyane, hari n'itonesha, hari n'amafaranga of course. Birumvikana. Nuko kenshi iyo tuvuze ruswa abantu bumva amafaranga, ariko burya ntabwo ari yo gusa. Hazamo n'ibindi. Ukabona n'ukuri baruciye mu buryo nabisobanura gute? Mu buryo n'umwana wenda urangije amashuri abanza ataruca. Rero mu butabera turacyafite ikibazo. Ibyo rwose tugomba kubyemera, noneho tukicara tukisuzuma tukabikosora. Erega gukomeza duhakana ngo aha nta bibazo bihari, ngo bimeze neza, ngo ibiki n'ibiki, ntacyo bitwungura. None se uzambwira ngo umucamanza wicara hariya akakubwira ngo ngo kuba umunyamakuru ntibigusaba kuba ufite ikarita y'uko uri umunyamakuru? Uzambwira ngo yarabohotse? Araboshye cyane cyane. Ugasanga umuntu akakwereka, umva reka nkubwire, hari ibintu biba bigaragarira buri wese. Ushobora kuba ndi umubyeyi wawe, uri umwana wanjye, wenda nakubyaye n'imfura yanjye irakuruta, noneho ukampa amafaranga nkubaka iyi nzu, ni urugero. Hanyuma hagera kuyibaruza, nyine nkayibaruzaho, ariko wagaruka watwereka uti no, iyi nzu nijye wayubatse, nayinyandikeho, sinayimukuramo, sinamusohora, sinamutanze n'umubyeyi wanjye, ariko inzu ninyandikweho kuko ni iyanjye. Umucamanza gusa akagendera ku kintu cyo kuvuga ngo ngo icyangombwa cyanditse kuri Ingabire, ngo niwe nyir'inzu. Ingabire utarigeze anakora muri iki gihugu ngo akorere n'amafaranga 1000 ku kwezi, iyo nzu bawumva yarayikwiye. Yewe mba mbona ubucamanza bukwiye gushyiramo logique, ukabireba nawe Theo, ukaba wavuga utari ko se wamugana Ingabire yayikuye, ukabinabimbaza uti nyereka aho wayikuye. Nahabura batuke ni ya Theo, kuko we arerekana aho yakuye amafaranga. Ngo kuko nayakohererezaga nyita yarasiyo, nayitaga nyine yarasiyo kubera impamvu runaka zitandukanye. Ariko we warya amafaranga yubatse iyi nzu, ko se wabura ingunda se? Ugasanga dufite n'amategeko apfuye menshi kabisa. Buriya dufite amategeko apfuye akwiye gusubirwamo. Ukabyuka mu gitondo, sinkunda kwivugira, wenda sinanabikeneye, ariko reka nguhe urugero rwanjye jyewe. Ndaguze ikibanza Bugesera, abo twakiguze barahari 2, uwari executive w'umurenge arasinya, ndabishyura, ntacyo barega, ntacyo bagira guta, ariko ngo itegeko ryaravuze ngo bagomba kubanza gukora izungura hagati yabo. Umwe muri bo ntahari, hari hanze ya Kigali, aranakubwira rigawe nta nyungu bifite, aranakubwira ngo yangu jyewe mfite umwana w'uruhinja, sinamugendana, sinagira gute, ntabwo nzamufatira indege, nta nihari mfi Kigali kajya Bugesera. Undi bava indi mwarahari, arabyemera, aremera no kuza gusinya, ariko banze kukinyandika n'uyu munsi. Nanjye nicaye ntegereje icyo leta izagikoza. Ndagitegereje, leta nigira icyemezo igifata, aho rero niho nzahaguruka nkabonana nayo. Genda nayiguze mu buryo bwemewe n'amategeko, dufite amasezerano y'ubuguze, dufite abatangabuhamya babisinyiye, dufite ubuyobozi bw'umurenge bwabisinyiye. Ariko ngo abo bana 2 b'abakobwa, umwe n'umudamu cyangwa wenda bombi babaye abadamu, ngo ntabwo babanje gukora izungura. Bigeze barega bavuga ko bafite ikibazo? Bigeze bajya kukibaruzaho? Ubu nta muntu n'umwe kibaruyeho. Wakinyanditseho jye nyiracyo,
kwabo twakiguze nta kibazo bafite, deni bazaza bafite ikibazo ukababaza uti se ibi simwe mwabisinye? Icyo ni cyoroshye. Wumve nk'itegeko nk'iryo riri sorry mumbabarire kubivuga gutya ko riri so stupid. Urumva rero ku butabera kiwe simbumara mu nzego zibuhoye pe. hakorwa iki noneho mu buryo bwo kugira ngo bikosoke? Hakorwa guhindura amategeko. Amategeko se kuyahindura biragoye habayemo ubushake, nako nta nubwo ari ubushake, ni ubushishozi, ni ukubona ibitagenda. Reka nguhe n'urundi rugero rwo rutanafataho good enough. Igitabo cya gatatu cy'amategeko mbonezamubano bagikuyeho. Ntabwo sinzi n'impamvu ngewe rwose sorry kubyumva birandushye, ariko nk'ubu imanza zose mbonezamubano zaciwe hateweho n'ikashe mpuruza, kuzirangiza ntabwo leta yinjiramo. Noneho ubu ibibazo dufite genda bifite amadosiye menshi ntayakwereka. Abagabo babyaye abana ku bagore batasezeranye batanabana banze gutanga indizo, ntawe uzabibategeka. Abagore n'abagabo batandukanye bahawe ubutane kenshi, ndanavuga abagore kuko nibo mbona benshi. Kenshi umugore mutandukana atakiba mu rugo, bategeka bati iriya nzu muyigurishe noneho muyagabane. Umugabo akanga, kare n'umugore aba yari wirimo yakwanga, wamugira ute se wowe? Leta ntikibijyamo, ntuzahamagara RIB, nta polisi izabizamo, nta yewe nta na wisiye umuhesha w'inkiko utari uw'umwuga nka executive w'umurenge azaza se gukoramo iki? Kandi leta barayivanyemo. Mbwira imbaraga wowe ufite zizaza iwanjye ukambwira ngo va muri iyi nzu tuyigurishe, ninkwangira se uzantwara iki? Tuzarwana? Uzankubita? n'ibindi. Urumva ko turacyafite ibibazo byinshi. Inzego zose nta na rumwe rushaka kubibona ngo rubyemere mu bijyanye n'ubutabera, kandi ni ukuri iyo udafite ubutabera buhagaze neza, nkubwiza ukuri, n'iterambere ryawe ntabwo rizashoboka na rimwe. Icyo cyo njyewe ndacyemeranya. Hanyuma tujya ku ngingo y'ubukungu, byo mubibona bute? Abanyarwanda barakungahaye, beze bateye imbere bate? Abanyarwanda ntabwo bakungahaye kuko n'igihugu ubwacyo ntigikungahaye. Wese urashaka kuzakungahara kurusha igihugu? Ntabwo bishoboka. Ntabwo rero bakungahaye. Hari byinshi cyane tukibuze, biri no mu by'ibanze. Icyo ntemera gusa ni biriya by'abantu baba bakabye inkuru baca ibikubangwa abanyarwanda inzara irabishe, ngo ibiki ibintu biraho gemba ntemera. Nta nubwo bavuga ngo abanyarwanda twese, hari abashonje bo barahari, ariko ntabwo ari ukwicwa n'inzara. Ubundi bivuga ngo umuntu aba akwiye kurya 3 ku munsi, ariko no kurya rega si ugupfa kurya indyo yuzuye. Ntabwo abanyarwanda twese ibyo turabigeraho, cyane cyane no kumenya indyo yuzuye ubwabyo. Se ubundi indyo yuzuye ni iki? Wagize ngo twese turabizi? Oya, hari umuntu uzi ukubwira ko narya ibijumba agahaga nta kibazo afite, ariko niba ari umwana muto aragifite. Yarakeneye imboga, yarakeneye ibiva ku matungo. Haya, niba atabibonye ntabwo azakura neza. Rimwe na rimwe si nuko babibura, ni bwa bujiji navugaga. None se njyewe nahuye n'abantu akajya kugurisha amagi mu isoko ngo kugira ngo ajye kugura imiti ivura umwana we amarozi. Ni icyo ubundi wamureba ugasanga mu by'ukuri ni bwaki, ntazi ko ya magi ari wo muti wa bwaki. Ibyo byose rero
biracyahari ariko n'ubukungu ntabwo bugeze aho twifuza, tubigeze aho bushaka. Jyewe ku bwanjye mbona nuko na kovide yaraje iratuvangira, ariko wenda reka tuvuge ngo ntiyaje. Hakenewe kuba ikintu cyo gusobanurira umunyarwanda urarya iki, niyo ndyo yuzuye kandi urabifite iwawe. Akarima k'igikoni koko hari umuntu wananirwa kugakora, ariko ugasanga ntagahari. Jyewe ubukungu mba mvuga ni ubufatiye ku mibereho, ntabwo ari kuko ntabwo nzavuga ngo abanyarwanda bose nibatunge vewiti, ngo batunge amazu y'amagorofa, ngo ibyo byo ntibishoboka. Nta n'igihugu nzi na kimwe byashobotse, ntabwo ari hano rero bizatangira. Ariko nibura ubona iby'ibanze, nibura uba ushobora kwivuza igihe urwaye, uba ushobora kubona umwenda wambara nk'uyu, umwana aba ashobora kujya mu ishuri, aba ashobora kubona ibikoresho by'ishuri. Ni ibyo ngibyo nshaka mbere na mbere. Wenda ubundi bukungu umuntu wese arabushaka, erega ubukungu umuntu arabwishakira, urabwishakira, wagira Imana bigakunda. Nanifuriza abanyarwanda bose ko abazi kubushaka byakunda. Ubukungu se jyewe sinzi n'ubukungu icyo ari cyo. Icya mbere burya nta mafaranga menshi abaho, hari abantu batabizi, jyewe ndabizi. Niyo nibutse muri iki gihugu nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi twakoraga tudahembwa. Mwebwe mwari abana ntabwo ibyo mubizi. Twakoraga nta rufaranga tubona na rumwe, bakaduha pate jone n'amashaza ataranashyaga, ndabyibuka, tukayatekesha inzugi n'amadirishya n'intebe n'ameza babaga baramenaguye barataye aho hanze. Ugahera ku 50,000, ugahera kuri bigakomeza bizamuka gutyo. Ariko naje gusanga ikintu nakuyemo, ubukungu ni ukumenya gukoresha ibyo ufite ukabikoresha neza. Naho ubundi urava ku 30,000, niba naguha 3,000,000 uraba ugifite ikindi ukeneye. Nta muntu n'umwe uzakubwira ngo ndumva ngeze aho nshaka, nta n'umwe. Imibereho myiza y'abaturage, umunyarwandakazi bumubona gute mu kwibohora kwe, mu iterambere rye, mu mibereho ye muri uru Rwanda? Nawe mbona afite aho ageze, kuko burya yari yarabaswe na byinshi. Yabaswe n'umuco, abaho n'amadini, bibaho biramujyana, bimugira umwenegihugu hasi cyane kurusha abandi. Utagira uburenganzira pe bufatika, ugomba gukubitwa bikaba n'ibyo, ugomba kwirukanwa mu rugo aho yari yarashatse bikaba n'ibyo, utagira uburenganzira bufatika koko. Ariko amategeko yaramubohoye. Igisigaye kimuboshye ni wa muco n'imyumvire ye ubwe. Aho waracyaboshye rwose. Hari umuntu aza mukaganira akakubwira ibibazo afite, kandi koko nawe ubibona, ariko turacyari muri niko zubakwa. Aracyaboshye. Icyo reka tucyemeranye, umunyarwandakazi muri rusange aracyaraboshye. Erega dukunda gukora ikosa, ukareba ngo dufite ngo badepite mu nteko ishinga amategeko bangana gutya. Ni byiza cyane, ni intambwe rwose nshima. Dufite abagore mu nzego zifata ibyemezo, fayini, ndabishima cyane, ndanabyemera. Ariko jyewe iyo ngiye kuvuga umunyarwandakazi ndenga n'abo bose, subira no mu cyaro abareba. Ese ya mirimo ndayitege imuremereye cyane, uyu munsi umugabo arayimufasha? Ese afite uburenganzira nawe
ku buzima bwe bw'imyororokere, ashobora kuba yicara akaganira n'umugabo bakemeza ko bashobora kubyara cyangwa ko babireka. Ese arisanzuye ku buryo afata ibyemezo mu rugo rwe? Aho rero iyo ngiye kubireba ngahera no ku byo mbona n'amakuru bampa n'iki, nsanga aho ngaho atarahagera. Kubona umugore akubwira ngo umugabo yamukubise ngo kuko yanze kubyara, ngo kandi ngo iyo abyara ari kumuha shisha kibondo. Shisha kibondo umugabo arayishakira iki? Igenda muzi niba ari n'umwe, ndumva nzi abarenze umwe, akabwira ngo umugabo aramubwira ngo dore ngo naka ngo nta gisiba mitsingi kubera ko babaha biriya bya shisha kibondo. Ntabwo wabyemera gutyo uwo mugore, ariko arabikora ngo akunda aramuke. Gusa ngo yaribohoye kweri? Ntabwo yibohoye. Hari abibohoye nibyo, ariko haracyari abandi turi inyuma tugomba nabo guhindukira tugaherekeza ngo bibohore. Birumvikana umunyarwandakazi hari byinshi bikimuzitiye, ariko nanone yageze ku iterambere nk'uko mwarimu bitubwiye. Hanyuma urugendo rwo kwiyubaka nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi murubona mute? Habaho ibyo tujya tubona ku mbuga nkoranyambaga, guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Uru rugendo rwo guhangana nabo cyangwa se no kwiyubaka muri ubwo buryo bwo kugira ngo duhangane no kuyirwanya jenoside yakorewe abatutsi murubona mute? Urakoze. Abahakana n'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi hari amazina abiri, ese karifikatifu mu kinyarwanda sinzi ko yitwa, murambabarira, ariko hari ibintu bibiri mbita: ni abaswa bakaba n'abagome. Ubuswa bwabo ni ubuhe? Arahakana jenoside sate? Erega yarabaye, erega yaremewe, na Loni irayemera, n'amahanga arayemera. Ibyo azazana byose, amazina azahita yose, ntacyo bizamumarira. Azahakana, azagaragara nk'umuntu w'umuswa gusa. Hanyuma mbita abagome kuko baba batoneka abantu barokotse jenoside yakorewe abatutsi. Buriya tujye twirinda gutoneka abantu, ntabwo ari byiza. Ntabwo ari byiza iyo uri imfura, iyo ufite ubumuntu, ahubwo wumva akababaro k'abandi nawe ukabafasha kubabara. Uyu munsi barahari koko babiterwa, ariko hari ikintu kijya kinsetsa, nubwo bwose nanagisuzugura cyane kuko nacyo kirimo ubwenge buke bukabije. Kumva ngo nimpaka na jenoside ngo ndaba ndiho ndwanya leta ngo cyangwa ndwanya FPR, reka urayirwanya iki se? Bitwaye birayikura ku butegetsi ngo nuko wavuze bene ibyo bintu? No, yiragumaho. Niba ushaka kuyirwanya, reka mbagira inama, nibafata intwaro. Nta kindi kintu ushobora kuvanishaho ubutegetsi muri iki gihugu cy'u Rwanda kitari intwaro wafashe ngo hanyuma urwane utsinde. Niba utabashije gufata intwaro, icecekere rwose, yicarire hariya wicecekere nkatwe twese, nawe ntiwibereyeho, setu, nta kindi. Rero bareke kujya bitwaza ngo buriya ntabwo ari leta ukomeretsa. Leta ntikomeretswa n'amagambo. FPR ntinakwitayeho, uravuga ibyo ushaka byose irikomereza. Uzi wa mugani w'Abafaransa bavuga ngo imbwa ziramuka treni zikikomereza urugendo? Nuko bimeze. Wita uwo mwanya rero, wihuta rwose, ndakwinginze, reka kugira bukomeretsa kuko ntacyo bikumariye. Hanyuma tujya tubona mukoresha imbuga nkoranyambaga cyane, kenshi kuri Twitter. Mubona guhangana nabyo n'abo bahakana jenoside ari urugamba rworoshye? Nta nubwo rukomeye, ntabwo rukomeye, kuko ni urugamba urwana n'umuntu utarwanisha intwaro zikomeye.
jewe sinabyita n'urugamba uyo mbyita gusa kwanga kuharira umuntu urubuga wenyine ngo hatagira nuza kwibeshya ngo yibaze ko afite ukuri kuko yavuze ntihagire undi umusubiza naho ubundi se biriya biri mu ruhe rwamba wowe urwana nandeze nta ruhari. kugira ngo bikorwe neza urubyiruko rurasabwa iki by'umwihariko bakoresha imbuga nkoranyambaga? Urubyiruko rero ni namwe mbwira, nawe urimo na kameramana wawe arimo, niba mushaka kuzagira u Rwanda twebwe ababyeyi banyu tubifuriza, kuko jyewe ntabwo nshaka kuzabaraga u Rwanda nk'urwo narazwe, ntabwo mbishaka. Nk'umubyeyi ndifuza kuzabasigira u Rwanda rutekanye rumeze neza. Niba namwe ariko mubyifuza, nimwanga ababashuka, mwanga abababeshya, mwange abantu babamanipira babajyana mu bintu bidasobanutse. Barababeshya kuko mujye musubira inyuma murebe amateka yacu muri iki gihugu. Twagiye tubeshya urubyiruko, ubwo ndavuga ngo ntabwo nari ndimo ariko generasiyo yanjye ndetse n'ab'imbere yanjye n'ababyeyi banjye ubwabo abangana n'ababyeyi banjye bagiye babeshya urubyiruko barangije baruraga umuvumo. Ndagira ngo mbasabe n'ukuri mwabana mwe mukiri bato ni mubyange, mwange ko tubaraga u Rwanda twarazwe, muharanire ko tubaraga u Rwanda ruhagaze neza, u Rwanda ruzabaho icyizere cyo kubaho, u Rwanda ruzabaho ubuzima bwiza. Ubu turacyarwana no gusana ibyangijwe n'intambara na Jenoside yakorewe Abatutsi, n'ubu ntiturarangiza rwose kubisana. Mwebwe mwari mukwiye kuza mutwunganira mwusa ikivi twatangiye, kandi akazi mufite ni gake kurenza ko twebwe twakoze. Mwa profesa ayo mahirwe ntimwemera abantu bariho bababeshya, ariko nimumbwire bishoboka bite ko umuntu yicara i Paris mu Bufaransa, akicara i Buruseli mu Bubiligi, akicara muri Amerika, akicara muri Canada, akakubeshya wowe uri hano? Ese we ko ataje? We ko ataje? Ariko mwagiye mutekereza icyo kintu uti niba yumvaga ko ari byo ariko bikwiye kugenda, nawe naze tubikorane. Kuki ari wowe washuka akakubeshya nawe ukabyemera? Umuntu arakohereza mu ishyamba, we ko yabyaye ko afite abana yoherejeyo uwe wuhi, hari uriyo wowe ukisangayo mu buzima bunagoye, kwanarangiza ugafatwa ukaza akaba ari we wirirwa mu nkiko uburana. We ko nta mwana uri, ntafite inkumi n'abasore, kuki atabohereje? Ndasaba urubyiruko kujya bumva icyo kintu bakagitekerezaho. Kukubeshya ngo ngwino ngo urwane ngo hanyuma dutsinde ngo uzabe minisitiri w'iki n'iki, ayiwe ngo mutsinde nde? Mureke nawe arwane, natsinda azakugire minisitiri kuko uri umunyarwanda, ntazakugire minisitiri kuko warwanye. Ariko mba numva hari abantu nakoresha inama nkababwira buriya ujya kujya mu ishyamba wumvaga ingufu ujyanye yariziye. Erega banza umenye n'iyo leta mu Rwanda, iyo leta mu gihe yo kurwana, buriya umuntu wese muzima ushoza intambara arabanza akareba ingufu z'uwo agiye gushozaho intambara, akareba n'izi, noneho agashyira ku munzani. Iyo usanze nkurusha ingufu urarwana, nanjye ushaka iki? Mbwira icyo ushaka, kuko uri mu ishyamba, urarya cyangwa nturye, uba ufite umwenda cyangwa ntawo ufite, cyangwa ufite uriho urarwana na leta ifite igisirikare gifite ibyangombwa byose bikenewe. Urumva uzayitsindisha iki wowe? Ngo yo
ngo rega ngo n'inkotanyi nuko byagenze banza umenye amateka yazo. Inkotanyi zari zifite abanyarwanda bashyize hamwe bose, ureke aya mashyaka njya numva agera nko kuri 500 sinanashobora kuyabara. Nakafite iryo undi afite iryo afite ibye, nabagerageje kwishyira hamwe bucya bashwanye batandukanye, ntimurabasha no kwishyira hamwe ngo mube. Inkotanyi zari zifite umuryango, wari umuryango, bose bari kumwe, bose batanga imisanzu. Parangije uwo muryango niwo washyizeho igisirikare gikomotse kuri wa muryango. None se wowe Kayumba Rusesabagina barakubeshya ngo mugende mujye mu ishyamba muzatera. Ninde ubari inyuma? Ninde? Ngo noneho najyaga numva Sankara avuga ngo barashaka kotsa igitutu leta ngo bashyikirana. Yewe hari abantu nkunda kuko baransetsa. Bashyikirana nande? Ngo nimudashyikirana urabatwara iki? Reka nkubwire, ntuzigere na rimwe wizera ko hari leta n'imwe ibaho ku isi izakwemera ko mushyikirana nibura nta n'umudugudu urafata ngo ubu wawe bwite, ngo wagiye i Nyabimata wica abantu uri umwicanyi. Jyewe se ndi leta ndashyikirana n'umwicanyi gute? Ntabwo ushaka gushyikirana n'umwicanyi. Jyewe umwicanyi ndi bumukurikirane mu butabera, ndabase nshyikirana nawe mubwira iki? Ngo bigende bitese? Ngo mubwire ngo reka nguhe iki nawe umpe iki Satani ntwara iki? Icyo rero nicyo batazi, baba bafite n'ubuswa. Ubundi ugiye kujya mu bintu nka biriya ugomba no kuba ufite akenge. Jyewe niko mbyumva, ugomba kuba ufite akenge ukavuga ati ariko se ubundi ninjye Nyabimata nkajya muri Nyungwe nkajya mu Kinigi nkica umuturage utari na roko defense, utari na daso, ubwo ndakubwira abari mu nzego za leta zizwe ngo leta iri bugire ubwoba ngo twicare twumvikane? Iraguhiga kugira ngo igufate. Se wagiye gushaka ibirindiro by'abasirikare akaba ari byo mu Rwanda, ni ukuri ko Imana nubitsinsi rukabikura aho ngaho, leta izemera mwumvikane kuko izabibona ko ufite ingufu. Gusa igihe babasirikare bo utabashije gutsinsura bazaza bakurwanye banagufate miri nk'uko byagenze. Ni icyo mvuga ngo urubyiruko nimujye mutekereza muganisha aho. Ni ukuri turimo kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu twagiranye. Hanyuma nk'ubutumwa bwa nyuma mutanga, mwagiye mugaragaza ibitagenda ku rwego rw'ubuyobozi ndetse n'abaturage hari ubujiji bagifite. Izo mpande zombi uko ari ebyiri muraziha ubuhe butumwa kugira ngo twibohore? Urakoze. Abayobozi bo ndabanza kubabwira ngo nibakore inshingano zabo kuko ntibazikora rwose. Aba bo ku nzego z'ibanze oya nabo babyumve. Niba uyu munsi tugifite utubari dukora, ntuzi ko ngo utubari twafunze, turakora cyane, nta n'ikintu gikora nk'utubari. Niba uyu munsi ugihura n'umuntu wambaye agapfukamunwa nabi cyangwa atakambaye, ugihura mbega birasa n'ibintu bahariye polisi y'igihugu yonyine. Nibasubize ubwenge ku gihe, bamenye ko nabo bibareba. N'aba ba mudugudu kuko nabo barahari, bashyize utubari mu ngo zabo, nibabireke kuko nabo covid yabica, nibageraho nabo bazapfa. Abaturage rero ariko nkiri ku bayobozi wenda reka tuvuge nk'urwego rw'ubutabera, kuko burya akarengane kose gakurwaho n'ubutabera. Iyo ubutabera budakora neza akarengane kabaho nawe kakakugeraho, nanjye kakangeraho, n'undi akakamugeraho. Ni ukuri nibamenya agaciro bafite mu gihugu. Of course ntabwo ari bose, nzi abacamanza b'inyangamugayo b'inyangamugayo cyane, ariko nzi n'abandi bakoze isoni urwo rwego. Nibahindure rero,
nibahindure bumve ngo imirimo bashinzwe n'igihugu ngo badukorere twebwe nk'abanyarwanda ubundi rimwe icyubahiro nibihesha icyo cyubahiro. Bose gusuzugurwa bibamariye iki? Bose batekereje ko hari iki gihugu cyabahaye nabo bagifitiye umwenda. Rego ubu twese dufite umwenda w'iki gihugu no kuba twicaye aha tuganira ni igihugu cyabiduhaye. Niba tutishyuye uwo mwenda n'Imana yo mu ijuru izabitubaza. Ubwo genda kubwira nk'umuntu wemera Imana, n'Imana yo mu ijuru izabitubaza kuko twakoze nabi. Abanyarwanda rero nabo bagerageze bumve ko ibyo babasaba byose ari ku neza yabo. Bibyita igitugu, bariya birirwa bababeshya ngo barabakandamiza, ngo barababwira ngo mwirinde covid, ngo mu bindi bihugu ntibayirinda. Bibabeshya. No muri ibyo bihugu ntibaza bapfa uko bangana, ariko nibemere dufatanye na leta yacu, twemere amabwiriza kugira ngo twirinde ingaruka z'ibibazo dushobora kugira. Twumve ko byose ari ku neza yacu. Gusa kumbwira ngo urankandamiza kuko wambwiye ngo ningume mu rugo handuye abantu benshi, ahubwo wamfashije. None se ko nari kutaguma mu rugo hanyuma nkandura ejo nkanapfa? Ubwo se nibwo bwisanzure? Hari umuntu wisanzurira mu mva? Babyumve gutyo, bumve ko ibyo basabwa. Ndakubwira nti byara abana bake ngo ngo pasiteri yarambwiye. Man, hari abantu Imana izabaza byinshi. N'uwo pasiteri ubivuga gutyo kandi bo barababeshya. Ngo Imana yaravuze ngo nimubyare mwuzuze isi. Okay, yabibwiye nde? Yabibwiye Adamu na Eva bari babiri. Ubu se turacyari babiri? Isi ntitwayuzuye, ntitwanayirenze. Ngo ntabwo nakwambara ngo agapfukamunwa, ngo Imana yaravuze ngo ntituzafunga umunwa. No, Imana yatubujije gufunga umunwa mu gihe tugomba kuvuga izina ryayo, tukayitangira ubuhamya ko ariyo Mana yonyine. Nicyo gihe yatubujije, ariko ntabwo yigeze tubuza kwirinda. Urega pasiteri nawe akajyaho akabivuga simbizi. Hari abantu ngewe nabuza gukora imirimo imwe kuko bayobya abantu. Uriho urambeshya ngo nintaringaniza urubyaro nzajya mu muriro. Nzajya mu muriro, ahubwo nimbyara abana ntashobora kuvuza abarwaye, ntashobora kugaburira ngo bahage, ntashobora kwishyurira ishuri, ntashobora kwambika umwenda mwiza. Icyo gihe nibwo nzaba nateshutse ku nshingano. Imana izabimbaza. Imana irakubaza, irakubwira ngo kuringaniza urubyaro ngo ni icyaha. Ikihe? Abantu bose b'abanyamadini, ari abapasiteri, ari abapadiri, ari abasenyeri, ari abaki bigisha icyo kintu nibo banyabyaha. Bariho barayobya abanyarwanda kandi bazabibazwa. Turabashimiye ku kiganiro muduhaye. Twizera ko nitwongera kubakenera twaganira ibintu byinshi byo kwibohora, kandi nk'ubu nabibonye ubwanyu twabashimiye ku byo mwatubwiye. Rero ni Ibiriho TV, twishimiye ko mwaduhaye iki kiganiro, turabashimiye. Ni ukuri nanjye ndabashimiye cyane, nimwongera kunkenera ndahari pe. Yego, ni Ibiriho TV. Mu kiganiro twagiranaga na Madame M.Immaculée Ingabire, ni umuyobozi wa Transparency International Rwanda. Yaduhaga ikiganiro ku kijyanye no kwibohora. Mwumvishe byinshi, rero twizera ko n'ibindi biganiro byacu bizabanogera. Reka tubashimire kandi mwakoze kwitabira iki kiganiro. Ni ukuri namwe ndabashimiye kandi mbifurije ko ibiganiro byanyu byose bizajya binogera abanyarwanda. N'abadukurikiye mwese turabashimiye. Bye bye.